aya basi hey dukomeza na episode ya 5 iracyari gashoka sibyo mwibutsa gukora subscribe kuko ibintu bigiye kujya kuri channel dutangiranye n'incamake narakubwiye ngo iyi genge yaba amashoka kuri gitondo kuri kanya babanza gufata umwanya w'imyitozo bagashyiraho akantu tangiye bari gushyiraho akantu babwira ati shoka ifata ku mutwe ku gakanu zasema ivumbi nyina ahantu mu cyicu hey za tekinike z'abasirikari hey urudo kabiri gacugwi hey buri gitondo mbere y'akazi mbere ko dutangira episode satana banza kubafasha bagashyira akanizo n'incamake ni episode ya 5 bayise gashoka babararanye no twari turi bavuye gucikisha gitanu neza ku gipangu bano bagiye gukingura igipangu niho abandi bari baje kuboza umuntu bari hari telefone shitani yakiriye na genge ye telefone nizimeza ayitera bayitabira ayitera ariko igira ama telefone meza we aritaba yes Monica neza yego Monica tell me now okay nta cyoza ndazira Monica numwe muri babakobwa Chimbu yasize ni murabonye abakobwa episode yarangiye bari kwirizariza n'abana basizwe na Chimbu yuko yarapfuye umwe muri bo yahamagaye uyu sorry yes sir bano zirahindutse umwana wa boss afite ikibazo neza bagiye kwinjira ngo bagufatira barara bahise babahamagara urebe ukuntu uvuka yimbwa imanuka ihiye neza igipangu bariho babafashe basubiye inyuma imana izirebera ngo ntago igihumbya zibari imbwa urebe filime uyavuye kureba urebe ni babajura babiri bavuye gucikisha gitanu wibuke gitanu niwe wenyine uzi ufite map yacyakirwa yashoka iriho yashoka ikoze muri zahabu katurori bimeze bite bano barabonye barenga abasani muze hey filime nuko itangiye bano bavuye barakomeza nkwibutsa buretse do bayita bacaho hey shitani nawe afite ukuntu ubundi imana yararebye bizaguruka ibyima amababa abereye umuyobozi afite igikabyo buri kanya bafite ibintu byo kubabwira ducano twongere ducadukate tugire gutya ariko urabizi reka twinjiremo hari ikintu nketse buriya ntabarimo indani dore ngo baribika ibitereko bashishe bagarutse inyuma barara aribwo bamaze kuhasohoka timorabwe atari kuko tugiye tutarebyemo imbere twagaruka kumba barara nibwo bari bagisohokamo aribyo nakubwiraga ngo imana irebera imbwa ntihumbya katurori tugaruke hakora ino dore wa mukobwa wa Chimbu yo katurori bimeze bite ari hakuno kuri telefone karayo bimeze bite hakuri ino shitana garuka kureba aho byabereye kandi bari basize baterana barara bibakubiswe kigoryiwe barabini hano bari babakubitaguye Sambobo yo kature filime yo kwereka kurino magara yo aza kurino abarara bose babakubise zimwe zisinziriza ibigoryi birasinzira shitani asanze gitanu bamucikishije gitanu yari iboro gitanu ibuke n'ufite map y'ahantu yashokiri ikozwe muri zahabu kandi ubukene buri Kigali bumeze nabi bazubonye ishoka ikoze muri zahabu ariko waje gukora umutekano boss waje gukora iki turushyi cyaje kurinda umutekano ahubwo cyaje kubarinda cyaje kubarinda umutekano kiguryiwe bebe waje kubona iki umutekano boss shitani
n'ibigoryi byita ngo byaje kuri nde haka kuramenye hakuzi ko atari igikara mujya mubibona hakasa ubururu haka ni urwirungu iki kigabo kimeze nka alien cyarawumuye naje kumutekana boss bodyguard ubundi shitani yizera we yewe ni byari birinze bacikishije abantu biraho byasamye bizi bano barinzi bacu baturinda barutwa n'imbwa rimwe na rimwe nuko imbwa byibura ibona umurara ikamoka ariko bano barinzi iyo bahaze zabareteta imbutabuta nta mutekano baba barinze ibijyanye no kutakora akazi neza ntabwo mushaka mwanyumva kubita umugeri w'agatuza arakamenura ishitani buri jambo ryana n'igikorwa yari gutanga biri hari abantu kuba ababosi wagira ngo babyize superieur usanga umubosi yarabyimbye wagira ngo niwe wavumbuye amafaranga ku isi nakazi mujye mubona rero ntago tujya dukorana njye ntabwo mwaje gukina muna imaneze kano kazi ni akazi k'indyanguye no gupfa murapfa kazi ni indyanguye no gupfa wapfa ariko amafaranga hano nta gukinira mu mafaranga umva ngo byanyenze gutya na gutya uzabikora ni umupfu uzongera kuzana imikino mu kazi ka shitani ni umupfu kandi uyu mugabo iyo abivuze arabikora kwica abantu we nibyo bintu yumva byoroshye cyane akiraho yongeye yitaba telefone yitabira kuri telefone za Itel iz'abakire basigaye bitabiraho kuri telefone nanjye niko mba ndi gukoresha mwese ko muri hano imandwa ya boss anje ninjye boss sigaye hanga imandwa ya boss uri kubyumva imandwa ya boss yasigayeho boss atarisigari baha ku mabwiriza buriya murabura ubuzima ko bimeze haka rebe ije buri wese abazi yuko yaje ahangaha aje kurya ifiriti n'amakaroni cyamuzanye ibyo bimaze kuba barakwereka akunino shitani wibuke yari wamuhamagaye nakubwiye ngo iyi episode yakenewe muri Kenya Mombasa muri kuhabona muri Kenya shitani niwe yisaza byihuse niho turi bakikuyu yo zakuno kuri ba mukobwa wasizwe na boss yari Chimbo yarapfuye no umukobwa wa boss wapfuye yo Chimbo yabyaye Sadonda we niyo mpamvu ndi hano mva amagambo babazanira United Gin baye banywa ariko bayikozemo cocktail imunywa United Gin mva amagambo Neso munangiriye ari kubona haga twaravuze restaurant duha inshingano zose ugomba kuziyobora tekano wanjye nagira ngo mva amagambo sasa abakobwa basizwe na Chimbo arabwira uyu shitani twagwaye ibintu byose ngo ubiyobore hano mu rugo papa amaze gupfa bari wo musigariraho none murumuna wanjye ko yatwawe na bodyguard wawe kandi murumuna we yari afite 16 umwana wa Chimbo w'imyaka 16 kimwe mu barinzi ba shitani cyangwa se basizwe na se uyu mukobwa Chimbo umwana wanjye bamujyanye mu kavumu murinzi wawe yamujyanye ahantu mu kageto niho biri kubera ubundi muri geto birahabera niho biri kubera abarinzi badafite discipline baze gufata umwana wa boss ushinzwe kurinda taruzuza imyaka afite imyaka 16 wamujyanye muri geto byagiye kuhabera shitani yesazano feri ya mbere abafite abarinzi benshi n'abakozi benshi Chimbo yasize abakozi benshi ntago abayibuka amazina arabanza hano arakaraba bayakora ku ibintu byinshi by'imyanda amaraso y'abana bayamenye iki n'iki ntabwo bwira atamenye amaraso kirazira ahita arwara rerije zano mu mashini banzire mu bakozi be bose afite abarinzi be bose afite
amenye. Urabona abantu baje gusaba akazi nyine hano baje gusaba akazi batanga amazina na adresse batuyeho. Shitani atangira kureba uwo murinzi atuye mu yihe geto atwaye umwana wa boss w'imyaka 16. Si ngombwa amamagara ribu ndabyikoreramo. Ikirago cyahamagara leta ati hari umuntu ufite umwana w'imyaka 16 ya leta ihagera nyine ubundi yamaze kwihanira. Ibi ndabyikurikirana mu madosiye uriya muginga azana CV kugira ngo umenye ko shitani ibintu yabigize international no kugira ngo uze muri genge yabo yabicanyi uzana impamya bumenyi akuzi gukoresha injiji we mukaza kare kose ngo ujya kwica umuntu bya bindi ujye ubona bishikuza abantu amasakoshi kandi hari ukuntu umuntu bishyiramo amasomo n'ubwesikuru n'iki isakoshi akayigutira umuniga zasaba ngaho kugira ngo ujye muri genge yawe bisobe warize waradepoje yasubiye muri CV zazanywe n'abakozi kugira ngo amenye uwo murinzi wajyanye umwana kuri bwombo aherereye he iyo geto yibahe fasha hano taba boss haka okay umva abasa ndabantu bashimushwe bishe boss none twumva kumusana umugire vuba harahiye tumenya ahantu mu Caritas yajyanye umwana wa boss kuri bwombo mwana afite imyaka 15 twihute ribi tarahagera tubanze twihanire uwo ni shitani akazi karatangira tujye kwihanira hari ikigoryi cyahemutse cyafasha akana ka boss hari gushyubu tuvugana sinzi nimba basanga refirive bano barakurikira shitani maze kura mu madosi maze kumenya umuginga ahantu atuye zagatsatuye kumbe dore muri geto hagurumanye naringa tangaye arundi wajyanye umwana wa boss cyakikurye gusaba abana nabo ntibaba boroshye nubwo tuba tuvuga ndashaka gushinga ishuri ryigisha abana kwitwara neza bakirinda imico mibi kiriya uko cyajyanye umwana w'abandi mu tugeto twatugeto kisesha twamafuti tumwabishyura icyatanu tutagira na parikingi mbega kuhaca nandi usanga uciye mu musarane w'abantu wakata ku ruhande ugahinguka muri saro y'abandi kugira ngo uzagere muri geto y'uwo muntu urahita muri shawuri yako cyajyanye umwana wa boss nahabwa kiba kiri kumutera injuga cyumubwira shere ngewe bundi urabona urabizi genge yo ari kumuteka imitwe bano bahungu n'abesikuru bafite ukuntu babeshya tuno twana batwizeza ubwo rero nanjye ndamutse mfatse ko umuntu abeshya ibintu byamara kumushirana agatangira kubeshya ati ngenzi nzaguha nijoro se ntago bakitse kandi kiri kubeshya kana kabandi bakiziye kana ni gato reka basi bituzabereza igihe cyabyo ese kameze wasaze cyangwa urumuze ubisha ko umukobwa mubwiye ngo wasaze cyari kimubwiye ngo hashye akari umukozi wa papa ntabwo uriya ari papa wanjye urabizi ko ari umukozi wa papa uriya ntacyavuze ntacagutwara ariko ikibazo bashitani nta kintu yagutwara hanahiye rega ubwana nabwo ni ubushinzi hanahiye ntaribi umwana buriya arashukika umwana niyo yaba ari utangira kubera amatsiko baba bafite kumuhakanira n'abana riga nta bwenge bafite ubusuye umukobwa urabona afite ubwenge hanyuma ngaho urabizi ni urufamba bari ukanyumva by'uyu munsi katururi nta kibazo ntubigire gusa umusore afitemo ubwoba buriya n'umusaza arasara agatinya mama we do muri kaka geto dore abagabo binjiye baje kwihanira bano ntabwo bahamagara leta reka ngo hari umuntu uri kumwe n'umwana reka barabyikemurira urimo uranyagira agenda katururi yarapfuye bariya ni abakozi ba papa nta kintu bavuze bariya bose nta kintu bavuze buriya filime n'ubundi narega n'ubundi nanjye nirazaga i Nyanza ariko se ubundi ugira ngo ibyo navugaga nari nkomeje nyagasani akageto k'amafuti ni za geto ziba zimeze nka biswi zipfuka nyine ibitaka bihanuka bikugwaho iyo uryamyemo nyine bisaba uryame wambaye rinete ubona tokorwa parafi ibifunguka mbega ni utugeto tumeze nka biswi niho yajyanye umwana wa bosi aka ni agasuzuguro haka akahita yinjira cyawe kigoryi bagisohoye gutyo shara hasi wamuginga ntukavugane n'abantu bakuru uhagaze
umujinya abasanze hahiye nimba hatarashya sinzi Isa umukobwa ari ntabyo nzi sa umukobwa ari kirazira ubundi guhita wemera icyaha uri umurara kirazira kubaza umukobwa ari murara arahaka akaraba aramudodo kigoryi we bebe umukobwa ari funi bafu yewe bafu barazimena shitani afite ibara ryo kunigira umusore amuzamura mu kirere aramutindika wagira ngo ni imodoka bateye isheke kakabara gatendeka karasamba azize iki azize iki azize iki azize iki bahise bajya gushyingura azize iki umukobwa wa bosi ntawe umukora ahubwo baba bamushutse umwana wa bosi nyine baramushuka murambo ni nk'umuntu nzafatira ku mukobwa wanjye akivuka nahise ngura agapanga ngo azakurane nako ako nino kumbe gitanu barakwereka amaze kumucikisha hariya bahise bamuzana muri geto hano babanze barebe ko bamwambika n'iki ubundi abereka ahantu bakura yashoka wibuke niwe ufite mapu ibajyana ahantu ishoka iri tukire vuba mani bite wowe wibuke uyu nguyu banashimuse sheri we bimeze bite ni Dave aragira ngo irashoka bayibone barebe ko babona bamuha sheri we tururi gitanu abanza ashyiramo agashati gitanu nawe mba mbona ari umujangwera ariko ukuntu katururi nta mwanya dufite uyu bashimuse shiriwe no kugira vuba byose urabifite tugiye gukora urugendo rurerure mutware buri kimwe muri bukenere mu bivuze ngo ahantu yashokera ni kure cyane ngo bagiye gukora urugendo rurerure cyane bitwaza ikintu cyose bari buze gukenera kuko uyu munsi uraza kuba muremure cyane bimeze bite gitanu mwibutsa umuntu utarakora subscribe iminsi mike turaza kurimita abantu bayikora kuko ibintu tugiye kujya tunyuzaho So how is the plan now? When we don't tell you guys, ubundi gahunda imeze ko for me I thought that you were dead. Muramwirukana bimeze bite? Uyu nguyu we kikwereka ko ari umujangweri cyane ikigoryi icyo bakibohoreje gitangiye kwibaraguza ubundi ibintu byanyu byifashe biti gahunda imeze iti ubundi buryo nari kubigenza Guys, ahubwo mucunguze umwete tuve hano tukire vuba abazimya sitasiyo kuko barabizi abagabo bakurikiye ahantu batabasanga mucunguze umwete mushyire plani hano imbere tumenye ngo tugiye kugera urakoze muvandimwe rero icyo nabwira umuvandimwe bagufite umujinya kandi bagufite uburakari umunsi bagufashe bari kuza kukwica katurore so icyo wabakoze cyose gerageza ugikosore umusore yari afite ibibazo kandi nabonaga nta bundi buryo bitamo kubikora gutya ahubwo wamugana umuvandimwe tuvana tugende urabwira ko mu minsi itanu uri kubyabira iwanjye katururi bagiye kuva hano berekere katurere filime arahaguruka berekere buritse guys there is something that gusa umujangwera aracyabatinza kubera iki mwamfashije ni impuhwe nakeneye just munsone straight impamvu mwamfashe kuko ndabizi ntabwo ari impuhwe ntabwo ari iki siko muzi ntabwo kubyumva neza listen ntabwo twaje kugukiza kubera urukundo tugufitiye urabyumva neza ubu tuvuga mfite girlfriend wamifunze ntazi naho ariko ndaje ngiza wowe impamvu twaje kugukiza rero haraye ni ukugira ngo utugeze kuri iriya shoka tuze tuyihereze ba nyirayo girlfriend wanjye ariko urumva ntabwo ari urukundo twagutunga sheri we bamufashe
ari kugerageza kureba ko iyo shoka bayibona byibura abanza atabare sheri w'ibindi bize nyuma. So you mean you are using me that ubone girlfriend wawe? Bro, go down. Ufite iminota mikeya brother, tujyane gushoka tubone ishoka tuyitware girlfriend bamutange. Niyo gahunda dufite aha ngaha, niyo mutaje kugufasha kandi nawe utaduhishoka bazakwica kubera ko wishe Zakayo. Hakindi I want you to know this is serious. Harimo gupfa. Of course harimo urupfu urajye kwiga umwana yifota ari kukwica twaturutse kwiri man, why don't you understand twebwe turaje gukira ubuzima bwacu muri risk nyira kugira ngo tugukize none muraza tubwira ibiki n'ibiki. Okay, it's fine. Niba mwiyemeje tugenda nta kibazo. Katururi bagiye kwerekera umujangweri yari akibagora yabatindiye sha ubu ariko bageze kure. Ntabwo ariko bimeze. Shoka iri ahantu mu ishyamba. Shoka ngira ahantu mu ishyamba niho berekeye. Katururi sinzi niba nabita abantu kuko umuntu sinzi ko ari umuntu kandi abantu babacika sinzi ko n'inyamaswa zicika. Ibintu biteye ubwoba sinzi ko dushobora kuba turi bazima but it's fine. Bamwemeje twagenda. Katururi berekeje mu ishyamba kandi iryo shyamba ririmo n'ibibazo niho berekeye. Katururi ntabwo bikunda shitana n'amahanga ye kandi yasabye gukorera abantu twagenda hakiri twamutangaje kuko nadutanga n'ibibazo. Uri kumwumva ariko Katururi bavayo n'ibikapu urugendo rwo ni rurerure ngo bagiye ahantu mu ishyamba ibyo byose biri kubera. Katururi bavayo barerekeye iyo shoka ya zahabu njye ubu niyo ntegereje kure batarajya kure abarara ntago wabarya ngo ubaheze dore amasura barabanza bakure amashoka yabo urabizi twagiye bimeze biti twasize babirukankana. Iyo ni episode ya 5 ukora subscribe ejo tuzareba iyindi episode isoza season ku mugaragaro noneho hahire rimwe kuri season ya 2 cyakoze noneho bayigize international. Imana bamugisha ndabakunda cyane. The Focus Media Entertainment bibuke gukora subscribe share comment utubwire n'ibindi twazashyira muri season ya 2. Imana bahumugisha duhe ibitekerezo.